Muraho nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze, ndaje rero ariko ntago ari umwanya w'icyigisho ahubwo ni gahunda yo kubasobanurira amakuru asa nkaho ari gucicikana hirya no hino kandi ni ngombwa kuyamenya. Ngiye kuyibasobanurira ino nkuru rero mu buryo bwa nyabwo, ushobora kuba wayumvise ahantu runaka ariko ngiye kuyigusobanurira ijana ku ijana uko iyi nkuru ihagaze. Ntabwo twari twabona videwo y'iyi nkuru wenda ngo tube twayibagezaho namwe mwirebere, ariko ni inkuru iri kuvugwa cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi abantu mwese cyane cyane abakristo mugomba kuyimenya kandi mukamenya ni iki kiri kujya mbere ku bijyanye n'ibyo bintu bidasanzwe. Ku bw'iyo mpamvu rero maze kubabwira ko atari icyigisho ahubwo ngiye kubasobanurira iby'iyo nkuru muri kumva mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane hariya mu mujyi wa Kigali ku kigo cy'amashuri cya Kagugu. Abantu baturiye hariya za Kigali mushobora kuba icyo kigo mukizi abenshi, ariko abo mu cyaro ho ntabwo bakizi. Icyo kigo rero habereyeho ibitangaza, aho umwana w'umukobwa yaje kwihindura inzoka n'andi mashusho atandukanye, ariko cyane cyane n'ishusho y'inzoka yaje kugaragaramo. Iyo shusho rero byagaragaye neza cyane ko byatunguye abayobozi, bitungura abanyeshuri baba bari mu ishuri bigana, ariko impamvu nyamukuru ni iyi ngiyi. Iyi nkuru rero ntabwo twayiceceka kubera ko cyane cyane iyi nkuru irareba abakristo cyane, nubwo abapagani nabo bagomba kubimenya, ariko abakristo y'ino nkuru bagomba kuyitondera kandi bakamenya ni iki kiri kujya mbere. Ariyo mpamvu tujya tubabwira ngo Satani yagize atya agaba igitero. Hari ingabo zitagaragara zisa nkaho zihishe mu bantu. Rero abantu tugomba kumenya icyo gukora. Rero uwo mwana w'umukobwa mutoya, ingingo nyamukuru yari arimo avuga ni yuko ngo yabwiraga abana ko nibaramuka batipfumuje amatwi ngo bishyireho amaherena, ngo benshi muri bo ari buze kubatwara. Mwumve intego nyamukuru cyangwa se insanganyamatsiko yari afite. Uwo mwana ntabwo ari uko wenda ahari batari basanzwe bamubona ngo ariko yari aje vuba. Mu by'ukuri rero ntago wahita wemeza ngo yakomokaga hano na hano, kubera ko abantu baba bagiye batuye hirya no hino mu buryo butandukanye, ku buryo utahita wemeza ngo ngewe uyu nguyu, keretse wenda nk'umuyobozi w'ikigo ho ashobora kuba yamenya amakuru nyayo. Ariko intego nyamukuru ni iyihe itumye mbabwira yino nkuru? Ni yuko ingabo za Satani zamaze kunyanyagira mu isi mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Satani aravuga ati kugira ngo ngere ku musaruro ndabona gahunda yanjye we nakoreshaga isanzwe ishobora kuba itari kumpa ibyo nkwiriye kuba nabona. Ntabwo iri kumpa ibyo nkwiriye kuba nabona. Ku bw'iyo mpamvu rero aragira atya ahindura gahunda, arabihindura, aravuga ati ngiye kuza muri ubu buryo. Niyo mpamvu iyi nkuru umukristo wese agomba kuyimenya, n'undi uwo ari we wese. By'umwihariko nabasezeraniye ko ubu ngubu akantu kose gafite aho gahuriye n'ubutumwa bwiza muzajya mukabona mu gihe cyose nanjye ngafitiye ubushakashatsi cyangwa se nagerageje kukumva. Niyo mpamvu rero ntago bisaba kugira ngo abantu barangare, ahubwo ni ukumenya ngo ndibuze no gutanga inama. Reba uwo mwana wari urimo ategeka abantu ngo nibataramuka bipfumuje amatwi arajyana benshi muri bo. Nyamara diregiteri w'icyo kigo we ngo yarabemeye kuza bambaye amaherena ku matwi, ariko badatoboye ari yandi yamomekana. Noneho we yaza avuga ati ngewe mugomba kwambara amaherena kandi mugomba kwitoboza amatwi. Ubwo uwari wamutumye murabyumva, nta kwirirwa mushidikanya. Uwamutumye muramwumva namwe nyine, nta wundi, kuko yagezeho akajya yihindura ishusho y'inzoka. Hari abantu benshi cyane abakurikiye videwo mu buryo bw'abanyamakuru baba bari gufata videwo aho ngaho ku kigo,
bamwe babakingiranye, mwagiye mubibona neza ko hari abantu benshi kandi nabo bashaka kumenya amakuru cyangwa se n'ibintu birimo kubera aho ngaho kuri icyo kigo. Niyo mpamvu rero nakunze kubona abantu benshi bari kubikurikirana kandi ni byiza kugira ngo abantu bamenye cyangwa se bamenye aho biri kuva n'aho bishyira. Rero nta gutinda ntabwo nababwiye ko ari icyigisho, ahubwo ni nk'itangazo cyangwa se amakuru ho gatoya kugira ngo abantu kugira ngo urujijo ruveho. Biriya ni ibintu bisanzwe keretse wenda abatari babizi. Iyo unyuze mu makuru ugenda ushakisha amakuru y'abantu bafunzwe muri za gereza, mu madini n'amatorero, usanga ziriya ngabo Satani yamaze kuzohereza mu isi mu bihugu bitandukanye hirya no hino, ziragenda zikora mu buryo bugaragara keretse udashaka kubibona. Buriya mu bigo by'amashuri ushobora kubona umwana wawe ari kugenda ahindura imyitwarire bitewe wenda n'aho wamwohereje kwiga, ukazabona yaje yarahindutse. Ibyo ngibyo ntuzatekereze ko ari ahandi yabikuye. Hari ingabo zatojwe zishinzwe kuzana ibyaduka mu isi binyuriye mu bana batoya n'abakuru bafite ababo n'abasaza bafite ababo. Mu magereza amadayimoni aragenda akabigisha uburyo bw'ubutinganyi uko bukorwa, uburyo ubutinganyi bukorwamo, bagasohoka baramaze kubyitoza babizi neza. Mu bigo by'amashuri murumva nk'urugero, uwo mwana araza akigisha abana bato n'abakuru, ni ukuvuga ngo gahunda z'imideli zigezweho z'ibyaduka zose, haba mu myambarire, bakabigisha ubusinzi, akabigisha uburyo bw'uburaya bugezweho, ubusambanyi bw'inzaduka. Muri ubwo buryo bugiye butandukanye ugasanga abana bafite ibintu bisa nkaho bitangaje, ukibaza ahantu babikuye, ugatangira ukavuga uti ni amateleviziyo, ni ama interineti, nubwo naho babihakura, ariko by'umwihariko hari umuntu barimo uri kubatoza kandi yaratumwe, kandi gahunda ye agomba kugira ate, agomba kuyirangiza. Niyo mpamvu rero mugomba kuba maso, aho mujya kugurira kuri za butike mumenye ngo ese uwo muntu turi kugura nawe, ese ndimo ndagura na dayimoni? Ibyo ngibyo kubisobanukirwa birakomeye. Gusa njye icyo nshaka ni ukugira ngo aho mujya hose, umujyi mwatembereyemo yose, uwo muhuye nayo mu nzira mu gihe mugenda muganira, ubanze ushishoze, ujye ushyiramo ubwenge mu byo muganira, n'ikiganiro cye cyangwa se n'isura ye n'ubwenge arimo akoresha, ubanze umenye ngo ni umuntu usanzwe buntu cyangwa ndimo ndaganira na dayimoni. Kuko ubu baragenda mu muhanda abadayimoni bwakwira bagakomeza akazi kabo, bwacya bagakomeza. Ubu turi kumwe turirirwana, noneho bya bindi byo kuvuga ngo ni uburyo bw'umwuka batangiye kubirambika, ahubwo bari kugira bate, bari gukora akazi gaheruka, kuko bazi neza ko bafite agahe gatoya nk'uko Bibiliya yabigaragaje. Satani afite agahe gatoya, azi ko isaha ye igeze ku musozo. Niyo mpamvu rero ababyeyi, abakristo nabo mu nsengero, ushobora kujya guterana ahantu runaka mu rusengero rumwe runaka, ukaza kugira ute, ukaza gutaha wishima ngo bakubwirije neza cyangwa bakwigishije neza, ariko ni dayimoni yari wakwigisha, niyo yari yahagaze ku ruhimbi. Kubera iki? Ugomba kumenya ngo ese ibintu koko ashobora kuza avuga ukuri ahuje n'ibyo mwizera kugira ngo mumwakire neza, mumuhe ikaze. Ariko intego nyamukuru aba afiteho abayizi ni ukugira ngo abanze abinjirire mumuhe ikaze, ubundi azaze asenya cyangwa se arimbura. Urugero, ashobora kuza akumva amateraniro yajya kurangira agashima Imana, akanababwira amazina n'aho atuye, ariko mu by'ukuri arababeshya. Ahubwo gahoro gahoro azinjirana abayobozi b'itorero, ababwira ati ngiye icyo mushaka cyose ndakibaha, ariko munyamamarize iki kintu cyangwa se mugire uburyo muhinduramo inyigisho zanyu, dore ibyo byarashaje, dore bigezweho ni ibi, kandi bituma mubona abayoboke. Rero abo baba bafite ibyangombwa byose bibemerera kuba ahantu hose bahanyura, kandi naho batabemerera bafite uburyo bwo kwihinduramo bakahanyura. Amafaranga baba bayafite, nta kintu wabasaba ngo bakikwime, mu gihe nabo hari icyo bashaka kugira bate, bashaka kugeraho. Mwitonde rero, mube maso, cyane cyane biriya muri kugenda mubona by'ibyaduka, ntago hanini biza bireba abapagani cyangwa se abatuye mu isi mu buryo bw'umurongo umwe bw'abatubaha Imana, ahubwo
biza umugambi nyamukuru ari uguhiga abana b'Imana cyangwa se itorero ry'Imana. Muzi ko ku bigo by'amashuri hariyo abana baba ari ab'abizera, basenga baragiye bajyanye na Bibiliya, baririmba rwose bizera Imana by'ukuri mu miryango yabo mu buryo busanzwe. Ariko Satani aragenda akabategerayo kugira ngo bazatahe batahanye ibya Satani, yaramaze gusiba iby'Imana bazanye. Muri za gereza nabibabwiye ukuntu abantu basohoka ari abatinganyi, ari ubusambanyi bwiyongeye kuko binjiye ari bazima ariko bagezeyo biga ingeso mbi kubera ko bafunganywe n'ingabo za Satani ariko ntibabizi. Amagereza y'abagabo, ay'abagore ni uko, ay'abana ni uko. Nk'iki ngiki gitambutse ubu ngubu ni urugero rwiza rwo kubona ibindi bikomeye cyane biba twebwe tutazi. Mu maresitora niba ugiye kugura ibiryo, menya ngo uyu muntu ugiye kumpa serivisi ninde? Ese ibi bintu agiye kumpa byaba byujuje ubuziranenge? Nta bindi bintu by'uburozi yaba agiye gushyiramo? Menya ngo uyu muntu asanzwe akora aha ngaha. Ibyo ngibyo nabyo kubigenzura biragoye, birakomeye. Rero ni ugusenga aho mugiye mujya hose. Ujya guhinga ushobora kugera ugasanga mu murima hirya hafi aho ngaho harimo umuntu uri guhinga ndetse wanazindutse, ariko ikiganiro muraza kugirana witonde kuko hari igihe utaza no gutaha amahoro. Si byo? Mu modoka ushobora kwicarana n'umudayimoni mugakorana urugendo rwose, akaguherekeza ukavamo nawe akavamo, ugatega indi nawe agatega indi, ariko afite umugambi umwe gusa wo kukugusha no kugukoresha cyangwa se no kukwigisha ibintu bigezweho by'abadayimoni ndetse no kukuyobya. Ibyo ngibyo nizere ko byumvikanye, kandi buri muntu wese ni ngombwa ko aba maso ku giti cye, kubera ko ibintu biri kujya bigenda byigaragaza, cyangwa se Satani ari kujya agenda yerura akuraho cyangwa se yiyorosora mu buryo bugaragara kugira ngo abantu bamukorere, kandi ubyanga wese n'ubundi imitego yo arayifite, ni myinshi cyane, agenda agira ate, agenda ahindagura. Niyo mpamvu rero abantu bose bagomba kumenya niki kijya mbere. Nibyo uyu munyeshuri rero ibintu yakoze, buriya ibyo babonye nibyo bikeya, buriya ibindi byihishe inyuma y'ibyo babonye yamaze gukora nibyo byinshi. Bisobanuye neza ko babanze bashishoze, babe maso, barebe ko hatarimo abandi, bajye babanza bamenye ngo amakuru uyu muntu avuka he, akomoka he. Nibyo uriya mwana afite umuryango akomokamo, ariko birumvikana neza ko nubwo yaba awufite, bagomba kumenya ngo ese koko aho avuga akomoka niho cyangwa siho. Nk'uko nari nabibabwiye, turaza kugerageza gushakisha uburyo twabona niba hari videwo yaboneka yagaragaza neza kiriya gikorwa kugira ngo abantu babashe kubyizera. Ahari sinzi, turaza kugerageza turebe ko iyo videwo yaboneka. Nk'uko nabibabwiye ni itangazo, ntabwo biraza kuba birebire, ntabwo biraza kuba byinshi, ahubwo itangazo iyo rirangiye riba rirangiye, kandi abumva n'ikigomba kumvwa nacyo kiba cyamaze kumvikana. Noneho n'abatangira kugira gufata imyanzuro baba batangiye kuyifata. Urugero nk'ababyeyi, ubwo umuntu wese w'umubyeyi ufite umwana wiga ku kigo, yaba ataha yaba adataha, ubwo agomba kumenya uko agira ate, uko acunga umwana we. Ubwo ni uko gahunda imeze. Byumvikane ko abafite abana biga bataha, ni byiza kubamenyera cyangwa se kubacungira umutekano. Noneho n'abafite abana biga badataha, nabo umutekano wabo ugomba kongerwa mu bigo by'amashuri biga bacumbikirwamo. Binyuriye mu ki? Binyuriye mu buyobozi bw'ikigo n'abandi barezi bagiye batandukanye. Ubwo ibyo ni icyiciro cya kabiri. Noneho ababyeyi, buriya ababyeyi bagomba kuba maso, bagashishoza, bakagenzura neza bakamenya
inshuti abana babo bakunze kugendana nabo cyangwa se bakunze kugira. Reka byumvikane neza ko abo abana babo bita ko ari inshuti zabo bagomba kumenyana ndetse bakanagerageza kubahuza n'imiryango kugira ngo abo bana bitwa ko ari inshuti z'abo bana b'ababyeyi bamenye neza ngo uyu nguyu mukundana akomoka hano, akomoka muri aka karere, muri uyu murenge, kandi mu by'ukuri ibimuranga ni ibi ngibi, ntabwo ari ukwishushanya. Kugira ngo bibe neza cyangwa se binyure mu mucyo, ejo utazasanga umwana wawe asigaye afitanye ubushuti nk'uyu mwana waze gukora igitangaza akigaragaza. Ese buriya mu makuru ari buze gukurikiraho, buriya sintekereza ko abandi bana ahari ubutaha bashobora kugira gute, bashobora kumushyira amakenga. Ni ibintu bikomeye cyane niyo yagaruka ku kigo, ariko birakomeye, ni ibyo kwitondera. Ibi tubabwira bigaragaye nyuma y'uko bariya baba basanzwe babishinzwe bitwa abajesuite, abafuramaso cyangwa abafirimasoni, bo bamaze kugira bate, bamaze kumenywa, bamaze kumenyekana. Ni ukuvuga ngo imigambi yabo ahanini basigaye abantu barayivumbuye, yaba iyo mu madini ku buryo binjirira amadini, uburyo binjirira amaleta za guverinoma. Rero barabavumbuye nubwo bamwe batari bigaragaza neza aho bagenda bakorera, ariko bo ibyabo byamaze kujya ku mugaragaro. Niyo mpamvu Satani yahinduye cyangwa se ari guhindura uburyo bwo kwinjirira bimwe mu bigo agomba kujyayo agiye gusanga n'ubundi abo ashaka gukoresha cyangwa se abo ashaka kugira abakozi be. Niyo mpamvu abaririmbyi mwitonde, abo bantu muririmbana muri korali yo muri kuririmbana, uwo muntu muri kumva ngo afite ijwi ryiza, uri kubabwira ngo yaje kubabera umushyitsi, uri kubabwira ngo atuye hariya ngo ni umwimukira, ubwo mumukurikirane mu buryo bw'ibanga, mumenye neza niba amakuru ari kubaha ariyo, kugira ngo mutaza kwizera Satani cyangwa se umudayimoni watumwe na Satani mugira ngo ni umuntu muzima usanzwe. Abapasiteri nabo bajya mu nama bakungurana ibitekerezo, rimwe na rimwe bakagira abashyitsi babagendereye ngo ni intumwa, zaba izivuye hanze, zaba izivuye mu matorero yo hagati mu gihugu. Abo nabo ni icyitonderwa, ntago ari ugupfa kwakira nk'ikibonetse cyose, ahubwo mugomba kubagenzuza ibyanditswe mukamenya ngo, kandi n'ibyanditswe nabwo biragoye kuko byose bashobora kubyemera, ibyo wazana byose akabyemera kugira ngo akujijishe. Ariko gahoro gahoro, iyo uri umuntu usenga kandi ufitanye ubumwe n'Imana ikuzi neza, iguhereza uburyo bwose bushoboka bwo kugenzura no kumenya neza uwo muri kumwe uwo ari we n'uwamutumye. Niyo mpamvu rero abantu basa nkaho bahumye, basa nkaho badashaka kumenya ibintu biri kubera muri iyi si. Satani ashaka gusoza urugendo rwe, ariko abantu ntibashaka kubimenya. Niyo mpamvu rero aragwa abantu benshi gitumo, kandi nabagwa gitumo arasiga agize ate, abasize mu rwobo, arasiga abashyizeho umunyururu, nta muntu uzabakuramo. Ubwo ibyabo bizaba bigize bite? Bizaba birangiriye aho ngaho. Niyo mpamvu ibyiciro ibyo ari byo byose, abacuruzi aho mujya kurangura mumenye abantu murangura nabo aba ari bo. Nari nabivuze ibijyanye n'abacuruzi. Ni ukuvuga ngo buri gikorwa cyose aho ujya gusaba akazi, twese umenye ngo umuntu ugiye gusaba akazi ni bwoko ninde, ni muntu ki? Kuko twabonye amakuru ko nko mu bigo bikomeye byo hanze ubu ngubu ibyinshi bisigaye biyobowe n'amarobo, ukagenda ukagasaba akazi ugatanga imyirondoro, noneho robo yarangiza ikakwemera ati wowe akazi urakemerewe, ukagenda ikabayobora, ikabakoresha buri kimwe cyose, ikagikora mu mwanya wacyo nk'aho ari imbaraga z'umuntu, kuko n'ubundi nayo iba iri gukora ikoreshwa n'umuntu wayiporogaramye. Niyo mpamvu rero ibyo bintu byose tugomba kugira gute? Tugomba kubimenya. Abadayimoni nibo bivugiye ngo ntimwari mwatumenyera, ariko igihe kizagira mugire mute? Mutumenyere kandi tubane. Rero kwigaragaza kwa Satani mu buryo busa nkaho bweruye cyangwa se buri kwigaragaza, biragenda birushaho kwiyongera. Nk'urugero,
nko mu mwaka tugiye kuzatangira hafi za 2023, ibintu byo bizajya birushaho gukaza umurego, ariko n'ubushukanyi burushaho kwiyongera kugeza ubwo rya jambo riboneka muri Bibiliya mu Batesaloniki rivuga ngo ntago Yesu yari kuza kujya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi kwigaragaza kwa wa munyabugome kutabanje kugira gute kubaho. Niyo mpamvu rero Satani agomba kubanza kwiyerekana akerura, kugira ngo n'ubundi abakozi be n'ubundi bakome bakore, abatamuzi bamuhunge, abarwanye cyangwa se bamwemere. Bivuga ngo ntabwo azahora yihishe, ntabwo azahorana ibikorwa bye mu buryo bw'ubwiru, kuko abazamunanira azabashyiraho agatuza cyangwa se uburyo bw'imbaraga. Niyo mpamvu rero abataramumenya bo azagumya agira ate, azagumya abashuke, ubwo bizarangira n'ubundi abanze kumvira bya bishuko bye, agize ate, abashyizeho uburyo bw'imbaraga. Rero ntago cyari icyigisho, niyo mpamvu tugiye guhagarikira hano rino tangazo, inama ndumva ku babyeyi, inama ku babyeyi nazitanze bafite abana bari kwiga mu bigo by'amashuri, baba bataha n'abadataha. Noneho inama ku bantu basanzwe, baba bakuru mu byiciro bigiye bitandukanye, nabo nazitanze mu byo tugenda tuba turimo hirya no hino. Noneho ahandi natanze inama ni mu bantu bafunzwe barimo mu magereza, bagomba kumenya nabo abantu bafunganywe aba ari bo. Uwo muri inshuti umenye ngo izi inshuti yanjye ni bite byayo, amakuru yayo namwe mubamenye. Noneho urubyiruko narwo rugomba kumenya ngo amahuriro agenda abaho, ubucuti no gusurana, abo musangira, abo mukorana buri kimwe cyose, abo mugenda mumenya ku matelefone, ugomba kumenya ngo uyu muntu ni uwo mu kihe cyerekezo, ese muzi mu buhe buryo, ese uburyo muziho nibwo koko birahuje, kuko ushobora kuzashiduka yagutumira tuzaze kunsura, kuhikura bikanga, ubuzima bwawe bukaba bugize bute, burangiriye aho ngaho. Ukaba n'umuntu inshuti, ukaba inshuti n'umuntu hagashira umwaka umwe, ku wa kabiri akagutumira atari ku bundi kutajya uza kunsura, uzaze duhurire hano nubwo utahazi, gutyo na gutyo murabizi bigenda biba, ariko ku musozo bikaza kurangira urugendo rwawe rurushijeho kuba rubi. Niyo mpamvu rero buri muntu wese ashishoze, abe maso, noneho buri kintu cyose arajya akora hajye habaho gushishoza, noneho ibintu byose abikorana ubwenge, kuko uri kutugenza azi ubwenge bwinshi cyane, afite uburyo atuyobya. Natwe rero tugomba kugira dute, tugomba kugira ubwenge kugira ngo n'ubundi tubashe kwigobotora ibyo bishuko bye, cyangwa se n'iki gitero yagabye, nubwo biri kugenda byigaragaza mu buryo budasanzwe n'uburyo abantu batabikekaga, bamwe bakabyemera abandi ntibabyemere. Ubu ntihabuze abari buze kuvuga ngo ni ibihuha, ni ukwishakira ibindi, ni ukubeshya abantu. Oya, ntabwo ari ukubeshya abantu, kuko ahari biri buze kunyura ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ntabwo ari iki ngiki gusa byanyuraho, ahubwo no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri buze kuza kujya mubyumva. Ntabwo byari byagera kure cyane, ariko muraza kujya mugenda mubyumva, kandi nta nubwo ari ubwa mbere ibi bibaye, ahubwo ni ukugira ngo abantu bamenye ko byabaye, noneho bafate umwanzuro mbere y'uko hagira ibindi biza noneho bisumbuyeho kurusha ibi ngibi turi kumva. Nk'uko yahoze yigamba avuga ati njye nimudakora ibi ngibi nanjye benshi muri mwe ndagira nti ndabatwara. Yagombaga kubatwara he mbese niba muri kuhumva? Aho hantu buri muntu ahatekerezeho, aho hantu yagaragaje yagombaga gutwara abo bana banze gukora ibyo yabasabaga, namwe mugende muhatekerezeho, babwira ko ibyo yabasabaga ntabwo Imana ibyemera. Ubwo umugambi we ni ugukwirakwiza imigambi ya Satani muri icyo kigo no mu bindi bigo bigiye bitandukanye, kuko yagombaga gukorera aho ngaho, bugacya ejo yagiye hano, gutyo kugeza ubwo nta nubwo aba ari umwe, aba ari benshi, ariko bagakora mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero igihe cyose Satani azanyuranya n'ubushake bw'Imana, twarabyize mu cyigisho gifite umutwe uvuga ngo amategeko 10 ya Satani. Niyo rero baba bari kuza kunganira kugira ngo bayashishikarize abatarayamenya kuyashyira mu bikorwa. Reka dusoze rino tangazo, maze abantu bose
batangire guhumuka, kandi guhumuka kwa nyako ntabwo ari ugukanura gutya no maso, oya, ahubwo ni uguhumuka mu buryo bw'ubwenge n'intekerezo, kandi binyuriye mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwa nyabwo, atari bwa bundi bw'ibinyoma. Ngaho rero mukomerezaho, kandi Imana izabarinda buri kimwe cyose, kuko Imana ntabwo yakwemera ko mushukwa, ahubwo ishaka ko tuyiyoboka mu izina rya Yesu.